Imana iduhishurira ibintu nk'ibi ariko ikongera ikatubwira ko tubwira abantu ko basenga. Amasengesho y'abera ashinzwe iki? Hari ibintu akuraho. Abanyamasengesho iyo bagiye imbere y'Imana bagasenga, hari ibintu Imana igikuraho. Imana irambwira ngo bwira abantu batuye mu gihugu cy'u Burundi basenge cyane, ngo kuko igihugu cy'u Burundi hano imbere kigiye guhura n'umuyaga, kandi uyu muyaga ushobora kuzahitana abantu benshi. Ikindi naje kujya mwiyerekwa ngiye kubona mbona ngeze mu gihugu cy'u Burundi, ntabwo ndahakandagira ariko muri iryo yerekwa icyo gihugu cy'u Burundi cyaraje. Ngiye kubona mbona igihu kiraje kiraburitse mu gihugu cy'u Rwanda. Ngiye kubona mbona igihugu cyose cyaburitse igihu. Muri cya gihe cyo kuburika kw'igihu ngiye kubona mbona haziyemwo umwijima w'icuraburindi. Mana data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye kubw'uyu mwanya. Mana ndagushimye kubw'icyo cyizere wangiriye ukangira ambasaderi wawe uhagarariye igihugu cy'ijuru hano muri iyi si. Nyemerera rero unyeze kuko ndi umunyantege nkeya, ntabwo mbasha gukiranuka nk'uko bikwiriye. Ijambo ryawe rivuga ko n'abamarayika ubwabo ujya ubabonamwo amafuti. Njyewe rero umwana w'umuntu wambaye inyama n'amaraso, ndatekereza nkacumura, navuga nkacumura, nareba nkacumura, ndetse imigendere yanjye n'imikorere yanjye ntabwo ibasha kukunezeza nk'uko bikwiriye. Uyu mwanya rero umaze kunyeza, ukoze ikara ryaka ku munwa kugira ngo mbashe kukuvugira nk'uko bikwiriye, kandi ume kuvuga ibyawe neza nabigabanyije, kandi undinde no kubyongera. Urakoze rero ko ubikoze mu izina rya Yesu, amen. Ajya gutera imibare asange n'ubundi biramucanze. Imana irambwira ngo kandi ibyo byatewe n'iki? Byatewe n'ibigirwamana abantu bamaze kwimika muri bo bakimura Imana. Imyanya ya bamwe ishyizwe ku isoko, intebe za bamwe zimaze gushyirwa ku isoko. Aho nabonye iyerekwa nkabona abantu bari bicaye ku ntebe z'ibyubahiro, nkabona umuntu araje akajya afata za ntebe, n'ubundi akabahirika, n'ubundi bakagwa, n'ubundi bakagwana na za ntebe. Iyi Imana irambwira ngo uko niko abantu bari bicaye mu ntebe z'ibyubahiro kubwo kutubaha Imana, abenshi bagiye kuzivanwaho nabi. Ngira ngo ibyo byose muri kubibona, nubwo rimwe na rimwe Imana itunyuzaho ubuhanuzi, abantu benshi nimubyemere nimubishyikire, ariko Imana yarambwiye ngo Vedaste, genda ubwira bumve, abatumva igihe kiraje kibumvishe. Ntabwo Imana ishaka kugira ngo n'ubundi bazabura ubugingo kandi barayikoreye, ahubwo icyo Imana ishaka, irashaka kugira ngo n'ubundi aba bantu bakimara kumva ubu butumwa nibihana, Imana yo mu ijuru irabababarira. Imana nishimwe cyane kuko Imana yacu ni inyembabazi, itwihanganira idashaka yuko hari n'umwe warimbuka. Imana bari bafite imbaraga ziteye ubwoba, mbona bafashe iyindi barahingaguye, mbona nayigwiriye abayirimo bafata iyindi. Ngiye kubona mbona basenye inzu nyinshi cyane, zaba izo mu mujyi, zaba izo mu cyaro, zaba izo mu Rwanda, zaba izo hanze y'u Rwanda. Ndibaza ngo ibi bintu birashaka kuvuga iki? Numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo Vedaste, tangaza iri tangazo abantu bose baryumve, abubatsi ngo babyumve, n'abateganya kubaka babyumve. Imana irambwira ngo 2025 ni umwaka Satani ahagurukije abadayimoni bo gusenya ingo nyinshi. Imana irambwira ngo umbwire abantu bubatsi ngo bazisengere, kandi n'abashaka kubaka ingo basenge cyane, kugira ngo Imana izabarinde bari abadayimoni babiri nabonye. Uriya mudayimoni nagera mu rugo rwawe, ndagira ngo nkubwire ngo imbaraga nabonye bari abadayimoni bari gukoresha, ntabwo urugo rwawe rwasigara rudasenyutse. Iyi Imana irambwira ngo uriya mwaka Satani ateguye amadevorose menshi cyane ku ngo nyinshi, zaba ingo z'abakiri batoya, ingo z'abakiri abageni, ingo z'abamaze iminsi,
Imana irambwira ngo ndetse niza bujukuruje ntabwo azazitinya. Uzajya ubona hari ingo ziri gusenyuka, wibaze ngo mbese ko bari abantu bari bageze mu zabukuru, mu by'ukuri biriya bintu bije bite? Imana irambwira ngo nuko nguko abadayimoni bamaze gutegura uwo mugambi wo gusenya ingo nyinshi, amadevorose agiye kuba menshi. Kubona mbona kirambaraye mw'imirambo, noneho ngira ubwoba ndi muri iryo yerekwa, numva ndikanze. Ari amazu bagangajemo, ari ama etaje bagangajemo, ari amakadastere bagangajemo, ari amazu meza bagangajemo, ubabwire ngo Uwiteka agiye kuyanyeganyeza, kandi namara guhirima nawe ubwawe uba mu mazu y'uburiganya uzahirimana nayo. Ayo mamodokari abantu bari gutemberamo ari uburiganya. Uwiteka aragushaka, yewe usinziriye we, kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo nukuri bamwe imigisha yabo nabonye iri guhabwa abandi. Imana iduhishurira ibintu nk'ibi, ariko ikongera ikatubwira ko tubwira abantu ko basenga. Amasengesho y'abera ashinzwe iki? Hari ibintu akuraho. Abanyamasengesho bagiye imbere y'Imana bagasenga, hari ibintu Imana igikuraho. Imana irambwira ngo bwira abantu batuye mu gihugu cy'u Burundi basenge cyane, ngo kuko igihugu cy'u Burundi imbere, hano imbere kigiye guhura n'umuyaga, kandi uyu muyaga ushobora kuzahitana abantu benshi. Ikindi nakwa icyo gihugu cy'u Burundi cyaraje, ngiye kubona mbona igihu kiraje kiraburitse mu gihugu cy'u Rwanda. Ngiye kubona mbona igihugu cyose cyaburitse igihu. Muri cya gihe cyo kuburika kw'igihu, ngiye kubona mbona haziyemo umwijima w'icuraburindi. Ngiye kubona mbona muri wa mwijima w'icuraburindi, ngiye kubona mbona abantu bari gukabakaba hirya no hino bashaka inzira bayibuze, abagiye mu masoko, kuko byaje ari nk'ibintu bitunguye. Nk'ubumerutse kubona mbona muri iki gihugu cy'u Rwanda, ngiye kubona mbona twahuye n'ikibazo cy'inzara ikomeye. Imana irambwira ngo muri iki gihugu hano imbere, igihugu cy'u Rwanda, harimo inzara iteye ubwoba. Kandi narabivuze n'ubwashije, abantu ntabwo bajya babona ibimenyetso. Imana tuyibona mu buryo bw'umwuka. Imana twumva ijwi ryayo mu buryo bw'umwuka. Nabonye abantu barimo bagenda ahantu hagoye cyane, ahantu hagoye cyane. Nimvuga ngo hagoye no kuhasobanura ndumva ari ibintu bigoye. Nabonaga abantu bari mu rugendo, ariko ngiye kubona mbona baje kugera ahantu hagiye hari amabariyeri y'ibyobo bicukuye. Noneho ya mabariyeri y'ibyobo bicukuye, ngiye kumva numva ijwi riraje muri iryo yerekwa ngo umuntu udafite imbaraga z'Imana ntabwo ashobora kurenganya aya mabariyeri. Ngiye kubona mbona kandi yari yo nzira nta handi, kuko nabonaga iruhande rw'ibyo byobo, impande zombi, nabonaga n'ubundi hari umworera munini cyane ugeze ikuzimu, ku buryo nukata iburyo uragwa muri wa mworera, nukata ibumoso uragwa muri wa mworera. Noneho ngiye kubona mbona umuntu wa mbere yibashije ukuntu ari bukomeze urugendo rwe. Kandi icyo nababwira ndahangaha, tumenye ko inyuma nta cyiza kiriyo. Aho twavuye ntabwo dukwiriye gusubirayo. Nubwo urugendo duhuriramo n'ibitugerageza, ariko dukwiriye kurwana tujya imbere. Ngiye kubona mbona yize tekinike yo kuvuga ngo reka ndebe uburyo nasimbuka aha hantu. Ngiye kubona mbona arasimbutse, muri kwa gusimbuka mbona ahushije akantu gato, mbona muri rwa rwobo, mbona birangiye gutyo. Ngiye kubona mbona uwa kabiri abonye uwa mbere aguye magize ubwoba, mbona uwa gatatu araje. None uwa gatatu ngiye kumva numva arasenze, aravuze ngo Mana, ni we watangije uru rugendo, ni nawe uzarusoza. Ngusabye imbaraga zo gukomeza urugendo natangiye, kandi nasubiye inyuma hahandi habi navuye. Arasenga rwose mu magambo makeya. Ngiye kubona mbona
uwo mwanya arasimbutse, Imana imutiza imbaraga ntamenya aho zavuye, mbona aguye hakurya, aragenda yegera imbere, ahasanga ahandi hantu hameze gutyo, mbona arasimbutse aguye imbere, ngiye kubona mbona aragiye gutyo, ngiye kubona mbona ya mabariyeri ayavuyemo. Imana yo mu ijuru irambwira ngo hano imbere hari ikintu kimeze nk'igishushanyo cy'ibizamini ku bagenzi bajya mu ijuru. Mbivuze ngo iki gishushanyo ni nk'ibizamini tugiye guhabwa nk'abagenzi bajya mu ijuru. Imana yarambwiye ngo udafite imbaraga z'Imana, udashoboye gusenga, ntabwo azahacikanya. Imana irambwira ngo nuko nguko abenshi bagiye guhera n'ubundi muri uwo mworera no muri ibyo byobo bagatogamo, ibyabo bikarangira. Ariko nabonye mu bantu bari bari muri urwo rugendo nk'abantu 100, nagiye kubona mbona abantu bambukanyije muri rwa rugendo ni nk'abantu 12, gutyo batarenza 15. Ariko abandi bose mbona bananiriwe muri urwo rugendo, mbona baguye muri ibyo byobo. Nuko Imana irambwira ngo bwira umuntu witwa ko ari umugenzi ujya mu ijuru, umubwire ngo asenge. Imana irambwira ngo kandi inama zirimo zirakorwa kubw'imigambi y'abadayimoni, niyo yakishije Daniyeli inzara z'intare. Mu by'ukuri hano imbere hari intare tugiye guhangana nazo z'ibintu bikomeye. Niba rero udafite kwizera nk'uko ari muri Daniyeli, udafite imbaraga nk'izari mu bizera ba mbere, umenye yuko uru rugendo n'ubundi utazabasha kurucikanya. Imana rero igufashe. Ndaho ngaho nabonye abantu benshi basubira inyuma kubwo gutinya, ariko Imana irambwira ngo ubwire abantu yuko ari abasubiye inyuma bose iherezo ryabo ari ribi cyane. Ikindi naje kujya mwiyerekwa, ngiye kubona mbona ngeze mu gihugu cy'u Burundi. Ntabwo ndahakandagira, ariko muri iryo yerekwa icyo gihugu cy'u Burundi cyaraje. Ngiye kubona mbona ikiyaga cyangwa se nk'inyanja, nabonaga ari amazi magari. Ngiye kubona mbona harimo ubwato, bwa bwato bwarimo abantu benshi. Ngiye kubona mbona ba bantu benshi bari bari muri bwa bwato, ngiye kubona mbona bahuriyemo n'umuyaga mwinshi, kandi ubwo bwato nabonaga bwanditseho ngo Uburundi. Umuyaga uraza uturutse imbere, ngiye kubona mbona urimo urazunguza bwa bwato. Ngiye kubona mbona abari barimo muri bwa bwato barihebye cyane. Noneho abasenga barasenga, abandi bagerageza kurwana uburyo bwose bwo kwirwanaho. Ariko ngiye kubona mbona bwa bwato buriyubitse, ngiye kubona mbona burohetse abantu benshi. Nabonaga ari ubwato bunini burimo nk'abantu 150, ariko nkabona bwanditseho ngo Burundi. Hari ibintu sunitse, hari imbaraga zari zihagurukiye abanyarwanda ngo Imana isunitse ku bw'aya masengesho. Ariko urumva iminsi 3 twayimaze tutarya tutanywa mu by'ukuri. Ubwo se twagiye gusenga tubwira abantu ngo tugiye gufata amasengesho y'iminsi 3? Hari ibintu rero bihagarikwa n'amasengesho abantu b'Imana basengera hirya no hino, kandi wowe utazi. Wowe ugategereza ngo bizamera gutya, ati ko bitagenze hoya. Ntabwo ari uko Imana yacu ikora. Nineve yari igiye kwarimbuza uburakari bwayo, ariko bakimara kumva yuko bagiye kurimbuka baca bugufi, n'umwami yiyambura icyubahiro aca bugufi, barasenga. Imana irangije irabababarira. Iki gihugu cy'u Rwanda ngiye kubona mbona twahuye n'ikibazo cy'inzara ikomeye. Imana irambwira ngo muri iki gihugu hano imbere, iki gihugu cy'u Rwanda harimo inzara iteye ubwoba. Kandi narabivuze n'ubwashije, abantu ntabwo bajya babona ibimenyetso. Iyo ubona ibiribwa bikomeza kugenda bizamuka, ibyo bikwereka yuko burya bikwereka yuko bujya inzara ihari.
kuko ibyo kurya bihari ntabwo byazamuka. Ariko aya magambo ndimo mbabwira ngo yemwe bantu mwarenze indahiro y'Uwiteka, yemwe bantu mwarenze amasezerano, yemwe bantu muzi uko mwavuganye n'Imana, ariko uyu munsi mukarenga isezerano ry'Uwiteka, mukibagirwa indahiro mwarahiriye imbere y'Uwiteka, mwarangiza mukarenga umurongo. Ndimo mbabwira ngo urubanza rurabegereye, akaga karabegereye, kandi urupfu rurabegereye, kubera yuko nta kindi muzize kurenga isezerano ry'Uwiteka. Iyo muza kwitondera isezerano ry'Uwiteka nta rubanza mwari mufite, ariko kubera ko mwarenze isezerano ry'Uwiteka, urupfu rubari imbere kandi rurabatunguye, kandi mupfuye murimbutse kubera yuko mwirengagije ibyo Uwiteka Imana yasezeranye namwe. Nabwiwe ngo abantu basenge cyane muri ibi bihugu byo muri Afurika, abantu bumva ururimi rw'Ikinyarwanda basenge cyane, basengera ibihe biri hano imbere. Kuko nagiye kubona mbona Imana ibinyereka, ariko yabinyerekeye ku gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ngiye kubona mbona umuntu wahembwaga umushahara utubutse cyane, ngiye kubona mbona umuntu arimo arahembwa ibihumbi 800 ku kwezi by'amafaranga y'amanyarwanda. Noneho uriya muntu yari afite abanyeshuri ari kurihira, uriya muntu yari afite umuryango w'abantu bagera ku 8 ari kurihira, atunze. Uriya muntu yari afite ibindi bibazo akwiriye gukemura. Ngiye kubona mbona arahembwa ibihumbi 800, ariko ngiye kubona mbona yitangiye itama, mbona afite amaganya menshi cyane. Kandi uko ahembwe uriya muntu akarushaho kugira amaganya, kandi mu by'ukuri yari akwiriye kwishimira yuko umushahara ubonetse. Imana yo mu ijuru yambwira ngo mbwira abantu basengera ubukene buri hano imbere, ubukene buri hano imbere. Imana irambwira ngo ntabwo ubukene ari uko abantu bazaba badahembwa. Imana irambwira ngo yewe n'imishahara hari abahembwa bazatuburirwa imishahara, ariko wahembwa umushahara utubutse, wareba ibibazo ufite ugasanga n'ubundi uhembwa ibihumbi 100, usabwa gukemura ikibazo cy'ibihumbi 300. Imana irambwira ngo mbwira abantu basengere ibyo kurya, kuko Imana yambwiye ngo hano imbere hari inzara. Nabonye ibyo kurya bikataza mu biciro, ngiye kubona mbona umuntu arahembwa umushahara, ariko yajya guhaha wa mushahara ugashirira mu byo kurya n'ubundi, ndetse nabwo nahembuke n'umuryango we. Imana irambwira ngo abantu basengera ibihe biri hano imbere, kuko ibiribwa bigiye kuzamuka mu rwego rwo hejuru, ibyo kurya bigiye kuzamura ibiciro mu rwego rwo hejuru. Cyane uyu mugabane wa Afurika, inzara igiye gutambuka mu bihugu bitandukanye, uretse mu gihugu runaka, wenda ngo mvuge ngo mu Rwanda, ngo mvuge ngo muri Uganda n'ahandi. Imana yanyeretse n'ibihugu bifite iterambere, bifite umweru, bifite ibyo kurya. Ngiye kubona mbona inzara igeze muri ibyo bihugu. Imana irambwira ngo ibuka bwa butumwa naguhaye ngo Imana igiye kunyura mu bihugu bitandukanye. Imana irambwira ngo hari ibihugu igiye kunyuramo, ariko ikabinyuramo binyuze mu nzara igiye gutambuka muri ibyo bihugu. Imana irambwira ngo benshi bazicwa n'iyo nzara. Imana irambwira ngo inzara igiye kwica abantu benshi mu bihe biri hano imbere kubera kubura ibyo kurya. Imana yo mu ijuru irambwira ngo kandi ibyo byose byatewe n'iki? Byatewe n'uko abantu yagaburiye, byatewe n'uko abantu Imana yagiriye neza, byatewe n'uko abantu Imana yiyeretse mu buryo bw'ibitangaza. Banze kumvira Imana, aho kugira ngo bayoboke inzira yo gukiranuka, bayoboke inzira y'agakiza, bayoboke inzira yo gusenga, bayoboke inzira yo kubaha Imana, ahubwo ngo bayoboke ibigirwamana. Ariko ntibitinze muzajya mubibona byabasohoreyeho. Buri igihe Imana yatangaga ubu butumwa buvuga ngo Imana ije guhirika intebe za bamwe, iyo abantu babyumva bagaca bugufi, hari icyo Imana yari gukora. Ariko kubera yuko twagiye tubivuga,
bakadutera amabuye, bari abahanuzi se, ibyo barimo se, natwe turi abakozi b'Imana. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo buriya umutima wawe niwo mushinzacyaha wa mbere uri kumwe nawe. Ukimara kumva ubu butumwa uba ukwiriye kuvuga ngo ibi ngibi bivuzwe n'ibyanjye. Wamara kubyumva ugaca bugufi ukihana. Nubwo intebe yawe yahirimye, ariko ukimara kumva ubu butumwa nawe ugasenga, ndagira ngo nkubwire ngo burya hari icyo Imana yakora. Imana ifite inzira zirenze 1000. None kuzi yuko wabonaga minerivare y'abana ivuye mu maturo, wa mugani wa Yongwe ni utajyaga abihisha akavuga ngo ikibanza ni amaturo, iyi saha ni amaturo, abana biga kwiga kw'abana ni amaturo, umugore ni amaturo. Nawe urabizi yuko ibyawe byose ni amaturo. None ku rusengero rwawe rwafunzwe, ku idini ryawe ryafunzwe, urukumva uzabigenza ute? Ariko uciye bugufi ukemera kwihana, burya Imana ifite inzira zirenze 1000 yagucira akayira, abana bawe bagakomeza bakiga, kandi ibyo kurya bikaboneka. Imana yagucira akayira, nukuri icyubahiro cyawe ugakomeza ukakigumana, kubera yuko burya Imana ntibura uko ibigenza. Tugiye gusenga Imana, ariko Imana ngo yaciye Abisirayeli n'Abayuda kubwo kutayumvira, ibaca mu maso yayo, ariko ngo yarakomeje kujya batuma abahanuzi, ariko ngo nibumvira abahanuzi, nibumvira babamenya, bazaga bababwira iby'Imana yababwiye. Imana rero idufashe, aho kugira ngo Imana izakumvishe, ikumvishe n'ubundi igihe kikumvishe, uyu mwanya wakwemera guca bugufi, Imana ikakubabarira, kandi nukuri mubo yazagirira neza nawe wabonekamo. N'ubundi tugiye gusenga Imana, ariko ijambo twahereho ryatubwiye ngo nduwe umukunzi wanjye nawe n'uwanjye, kandi urukundo rwe ararungaragariza. Iyo tugumanye n'Imana igitugaragariza urukundo rwayo, waba ugiye kuburara ukabona urukundo rw'Imana rurakugobotse, igakoresha umuntu udatekereza agakemura ikibazo cyawe. Iyo tugumanye n'Imana neza, iyo tugumanye na Kristo neza, nukuri tujya tubona umugisha uvuye mu biganza bye. Reka dusenge Imana, ariko nawe niba ukeneye umugisha, nukuri uce bugufi imbere y'Imana. Nukuri muririmbyi yararimbye ngo kurya k'Imana karyo watitirije si ugupfa kukabona. Guma ku karago usenga Imana yawe, nayo igiye kukwereka yuko ariyo wakoreye. Nubwo bimeze bitya, hari abandi barinze ubuhamya, hari abandi barinze amasezerano, hari abandi barinze agakiza kabo, abo ngabo Imana yambwiye ngo ibagarutseho. Hari abo yirukanye, ariko hari n'abandi garutseho. Imana yanyeretse systeme Satani afite, systeme dayimoni afite, niyo gufata abantu n'ubundi akabashyira mu nkweto imwe. Nuko ku buryo ugomba gusanga niba umuntu hari uburyo yabaga asenga, mbese agakominikana n'Imana, ugasanga bwa burenganzira mu gihe kizaza ntabwo afite. Imana irambwira ngo abantu babe maso, umuntu wahawe agakiza amenye gusengera agakiza ke cyane. Nabonye haza igihe cyo kurenganya bera, mbona umuntu wese ufite agakiza arahigwa. Umuntu ufite Bibiliya mbona arimo arahigwa, ngiye kubona mbona umuntu wese uvuga Imana arimo arahigwa, ngiye kubona mbona umuntu wese uvuga yuko Imana ivugana nawe mbona arahigwa cyane. Imana irambwira ngo bwira abantu bamenye Imana bongera ibihe byo gusenga, kuko Satani yakajije umurego wo kurwanya bera b'Imana. Ariko ngewe ijambo nubatseho nirivuga ngo amarembo y'ikuzimu naho yahagurukira kuturwanya ntabwo azadushobora. Itorero rya Kristo ryubatswe ku rutare. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge. Mana turagushimye, Mana Adonai, Mana Elohimu, Mana Jehova, Jehova Rafa, Jehova Nisi. Urahambaye, urakomeye, ukomeranye imbaraga zawe, wambaye icyubahiro cyawe, waremye ijuru n'isi, ubiremesha ubuhanga bwawe. Ijambo ryawe niryo ryabiremye. Mwami Imana Nyiringabo, na bugingo n'ubu uri Imana ikomeye. Urica ugakiza, ushyira ikuzimu ugakurayo, urakenesha ugakenura. Nyemerera ijambo ryawe riratubwira ngo amaboko yawe ari kumwe n'abagushaka bose kugira ngo abagirire neza, ariko uburakari bwawe n'igitsure cyawe biri ku bantu bose nukuri barwanya izina ryawe,
kugira ngo ubagirire nabi. Nyemerera uyu mwanya abantu bagiye gukurikira ubu butumwa kuri iyi cano Amakuru y'Ijuru TV, Mwami Imana Nyiringabo, imitima yabo izakugarukire, imitima yabo izahembuke. Ari ababaye imbata z'ikibi, Mwami bazabohoke. Ari ababaye imbata z'umwanzi Satani, bazabohoke. Ari abari mu Rwanda, ari abari hanze y'u Rwanda, bazabohoke. Ku munsi Mwami Imana Nyiringabo, abera bazahabwa ingororano. Ku munsi abera bazahabwa ishimwe. Nyemerera Mwami nanjye nzabonekemo, kandi Mwami n'abazakurikira ubu butumwa n'abazabusharinga bose, kugira ngo Mwami bugere ku bandi, abo nabo bazagirirwe neza kandi bazahabwe n'umugisha. Urakoze Mana, ndagushimye. Ngaho komeza ubane natwe kubw'iyi message utambukije. Mwami Imana, umwuka wera yiherekeze ayigeze kuri beneyo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, nshuti z'umusaraba.